mama wawe yagukuye ku mugongo ufite ukwezi kumwe agusigaho agusigira nyogokuru ubyara papa cyangwa ubyara papa yego hanyuma utangira kunywa urwagwa batangiye kumugwagwa tangira no kungaburira kuko nta mata nta nka bagiraga ibyo gukamisha n'abanze bataye babizi bo bari batunzwe n'urwagwa babona itabi ry'igikamba bahinga mu murima barayivuguse bavuguta nk'indobo yuzuye bamaze kuvuguta bashyiramo amazi ndanywa maze kunywa bagenda barandambika mu nzu imbere yanjye ku musambi imbere yanjye bategaho ibasi bamaze gutegaho ibasi reka rero imbere yanyu inshuti z'Imana inshuti za Kristo hano kuri channel ya Philadelphia ndashima Imana cyane n'umukozi w'Imana Gatera Jose nkuko bisanzwe ariko kandi uyu munsi dufite umutumirwa umukozi w'Imana wadusuye ufite ubuhamya bukomeye ndagira ngo abibwire uwo mureba kuri kamera turabasuhuje murakoze Imana ibaho umugisha kunyakiya kuri channel yanyu Philadelphia yitwa Matata Christophe ndi umugabo mfite umugore umwe n'abana babiri mvukiye mu karere ka Bugesera murenge wa Mayange ariko ntuyigwamagana ndashima Imana ko yemeye nkabangeze hano n'iby'agaciro kadutangiye dusenga Mana nziza Imana ikomeye Mana y'imbaraga Mana y'icubahiro se w'umwami wacu Kristo ushimwe kandi uhabwe icubahiro turagushimye ko warinze abapasteri warinze n'icano uwiteka nandi ukandinda mu modoka nazemo kandi imigambi ya Satani ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu uwiteka uhabwe icubahiro mweki kiganiro tugiye gukorera hangaha n'abari twe ahubwo mwuka wera ari utuyobora mwuka wera ganje muri twe Mana data wa twese mwuka wamanukiye hangaha atugote turagushimye tukwaye icubahiro mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. Urakoze rero Christophe turashima Imana ko hari abajya bakubona ku zindi channel ariko uyu munsi ubashije kuboneka kuri channel ya Philadelphia dufite amatsiko hari byinshi twagiye tukurikirana twumva ariko noneho turakwiboneye tugira ngo utubwire ubuhamya bw'urugendo rwawe karibu. Murakoze nko nababwiye nitwa Matata Christophe ni umwana wa gatatu ababyeyi banjye umwe yitwa Bonifrida Nyamafaranga na Habumwami niko mbabona uko ndi umwana wa gatatu rero data na mama basakanye mu buryo butemewe n'amategeko basakana kwa kundi bateruraga abantu umumama bamuterura ubwo yatubyaye amaze kutubyara turi batatu ngenzi ndi wa gatatu maze ukwezi mvuke papa na mama banywaga inzoga papa agasinda bakagwana biba ngombwa ko mama amvana mu mugongo mfite ukwezi kumwe ahanyizishura mvana mu mugongo anterera aho ngaho arigendera antaye aho ngaho byabaye ngombwa ko umunyogokuru ahita mfata bivuga kera nta nka twagiraga umwana w'ukwezi kumwe bundi iyo mama we adahari bamusira ku mata ariko siko byagenze ngiye nisanze nunzwe n'urwagwa. Ugize ngo bagukuye mama wawe yagukuye ku mugongo ufite ukwezi kumwe agusigaho agusigira nyogokuru ubyara papa cyangwa ubyara papa yego hanyuma utangira kunywa urwagwa batangiye kumugwagwa tangira no kungaburira kuko nta mata nta nka bagiraga ibyo gukamisha n'abanze bataye babizi bo bari batunzwe n'urwagwa n'inyama barabahigi urumva nubwo rero twahise tuva ibugeshe Mayange berekera Tanzania biba ngombwa ko papa yahise ashaka undi mugore wiwe witwa Mukadata bamaze gushaka tugeze Tanzania mama ubwo yasigaye mu Rwanda tuba Tanzania ngiye n'abakuru banjye tutangiye urugendo rwo bw'ubuzima bubi ntangira kugwa inzoka
ntangira no kurwara uruswima, nangira no kubaho nabi, ngwara imvunza. Baza umwana w'imyaka ingahe, imyaka 4 akagwara imvunza, muka data atangira kudufata nabi, amfata nabi, afata nabi mukuru wanjye n'undi mukuru wanjye twari 3, kugeza aho nabonaga muka data nkagira igihunga nkiruka nkajya kurara mu ishyamba. Kandi iryo shyamba ahantu twabaga haba na ahantu hitwa Kaberenge muri za Kimishi, na ahantu habaga inyamaswa gikomeye cyane. Wowe wacungaga nabi zahitaga zikurya. Ariko byagendagaho nkahita njya kwihisha, nkihisha papa yari atinyitse cyane. Papa wayamubonaga nta nubwo mwahuzaga amaso. Noneho muka data akaturega kuri papa akadukubita. Ndibuka ahigiye yigiye gufata mukuru wanjye, amufata n'isando. Abadi sando ni ikintu bayohesa ibyatsi byo mu murima cyaba gifite amashami 2, ayikubita mu izo sasugunya hejuru ikigonye hejuru. Birambabaza. Tubaho ngatuwa mu buzima bubi, ndagenda ndagwara, ngwa uruswima, ngwara bwace, maze kugwara numva bintu byarangiye. Ubwo byageze aho muka data yaje gutwara inda. Atwara inda abantu bitwa abanyambo ba Tanzania, kura agahinda bari badufitiye, babwira muka data ati bari abantu munafata nabi, uri muri ica nabi, twebwe tuzabakugiza, uzapfa tugize gute ari buzize. Baze kumutegera kunda, bamutegere kunda rero baramwica, apfa abyara. Biba ngombwa ko muka data apfuye, dusiganye na papa. Ubwo mukaso yapfuye nawe ari kubyara uwo mwana wa mbere. Yapfuye abyaye oya, yabyaye n'umwana wa 3. Nawe yaragize 3. Yagize 3, ariko babiri bageze aho nabo barapfa, hasigaye umwe n'uhuriho aba Uganda. Ubwo yishwe nabo banyambo. Abanyambo nabo bamuroza. Ubwo nibwo amaze gupfa, ibintu byo kurya najyaga mu murima, nimba muzi dukoko twitwa inkende. Najyaga mu murima w'ibishimbo nkashogoya imiteza y'ibishimbo nkayihekenya. Ugasanga nafashe imyungu yitwaga nyama imineneri, murayizi, ni imyungu miremire, nkayokereza mu ishyamba, nkayoca mu muriro. Noneho ugasanga papa yari afite urutoki, afite ibintu, bengaga ibintu byinshi bari bafite, bengaga ugwagwa ku munsi, bengaga imivure nk'3. Ariko batekaga ibiryo, kwebwe bakatutegera akayinza. None se Kristo, usubiye inyuma gato, uvuze ko watunzwe n'urwagwa ufite ukwezi kumwe. Hanyuma bakubwiye ko urwo rwagwa rwakomeje kugutunga se, cyangwa byageze aho noneho kubera ko mwagiye Tanzania, mwageze aho bakajya bagukamishiriza? Oya, ubwo kwarantunze kugeza aho nakuze nkamenya kurya, nkajya noneho byageze aho n'ubwo rwagwa tukarubura, tukiba imbetezi. Hubwo nkiba imbetezi, nkaza hari ikintu cyitwa uguho bakataga mu gicuma. Yego. Nkagenda nkacunga, bamaze kwarura muka data atandeba, nkadaha, namara kudaha nkiruka nkajya mu ishyamba nkarirayo. Narangiza byageze aho papa yari umuhigi, sogokuru ari umuhigi, bahingaga inyamaswa, mu nzu hahuraga inyama n'amafi. Urumva nta biryo bari babuze, ariko ubuzima nari ndimo no kuntu muka data yarameze ntago byanyemeraga kubiryo. Nabiryaga ndibye, cyangwa najya no kwa sogokuru no kwa nyogokuru kubiryayo, muka data yamenya ko twagiyeyo. Twagera mu rugo bakadukubita, bakaturara batubose, bakatubohera amaboko inyuma, bakatuzirika ku nkingi. Bigeze aho tutungwa gutyo, kugeza aho namaze gukura, nkajya njya mu baturage nkararayo. Papa kambura na muka data kambura, byageze aho bakaperereza bakamenya hondi, bakaza bakamvanayo. Kwa kundi uherekeze umuntu akavuga ati uyu n'umwana wacu twari twaramubuze, akanabesha ati uyu mwana yatunaniye, uyu mwana sinzi. Ngarutse aho wavuga ati se wakuze gututiga. Nakuze aho niga, ko Tanzania ntago biga. Systeme yaho ni ugukurira mu ishyamba, ni uguhinga no guhiga no kuroba.
aho mwari mutuye muri icyo gice kuko Tanzania yose ubwo hari abiga ubwo cyokora hari abatizi ubwo birumvikana. Aho hantu twabaga nta suri na rimwe, bwari mu ishyamba. Inzu imwe yabaga iri aha, irindi hano hepfo, zitandukanye. Ibyo gutekereza systeme yaho no gukura umwana wamwigisha umwuga wo guhiga no kuroba no guhinga. Ubwo hari nko mu gihe kingana iki niba ubyibuka neza? Navuke muri 90, niho navuke. Yego. Muri 90 niho twagiye Tanzania muri uwo mwaka. Ubwo urumva hari 92 gutyo 92 cyangwa 91 aho ngaho. Ndangize muka data amaze gupfa niho twagarutse mu Buyanza bwo kwegera ababyeyi. Icyo gihe nyogokuru yahise twibonamo na papa twibonamo, dutangira kurya. Uzi kurya ibiryo wari warabibuze. Nangiye kurya none nagezeho nanjye nenda gupfa, nagwaye inzoka. Bya biryo najyaga birangaruka, ndwaye inzoka. Izo nzoka ndabyibuka navuwe n'abanyambo bamaye babona itabi ry'igikamba bahinga mu murima, barabivuguse bavuguta nk'indobo yuzuye. Bamaze kuvuguta bashyiramo amazi ndanywa. Maze kunywa bagenda barandambika mu nzu imbere yanjye ku musambi, imbere yanjye bategaho ibasi. Bamaze gutegaho ibasi nibwo uwo munsi naruce nduka n'ibintu byose byo mu nda, inzoka zose. Nibwo uwo munsi nahise nkira nangira kurya. Ubwo tugarutse inyuma nubwo intambara 9 kanya yahise igera, intambara mu Rwanda iratera. Maze gutera biba ngombwa ko intera hamwe zari zarahunze mu Rwanda zijya Tanzania, zadusangaga mu giturage zikaza kutwiba zikica abantu zikagira. Biba ngombwa ko bategeka ko tujya mu nkambi aho impunzi zari zituye. Tugiye aha mu nkambi urugendo, nageze mu nkambi mpinduka mayibobo. Urumva ngeze mu nkambi munditse mayibobo nibwo na papa yahise kugira gute, yahise apfa. Nzigana na nyogokuru na sogokuru na bakuru banjye. Ntangira kuhinduka mayibobo, nkajya aho bafatiraga ibyo kurya bahitaga muri gare. Ndangize n'abazungu barankunda, abatanzania barankunda. Ugasanga nari narafashe umupira hano ntarawukuremo ukuboko naragusize inyuma, nkatoragwa ibishyimbo n'ibigori mbivanga. Bigeze aho nkajya ndara no mu isoko ndi mayibobo, isoko rya Tanzania. Nari mayibobo nkatoragwa ibifu byo gucuma, bifu byo gucuma, nkafata utugereni twa tundi tuvamo amavuta ya usa, nkabitwa ntekamo, nkabaho ngaho. Imvunza umva ibirenge byaragwaye imvunza, mbaho ngaho. Maze kubaho ngaho ubuzima buranga, bumaze kwanga ngumiza mayibobo. Biba ngombwa ko bategeka ngo abanyarwanda bose bari Tanzania bagaruke mu Rwanda na amahoro. Ubwo intambara y'9 kane yari yararangiye. Yari yararangiye. Tugaruka 95 mu Rwanda. 95 tugaruke, ubwo nazane na sogokuru, nzana nande na nyogokuru, njana na babakuru banje babiri, nanjye wa gatatu. Tugaruke mu Rwanda dusanga ya masambu y'Imayange bagiye Tanzania, papa yagurishije na nyogokuru yagize gute, yaragurishije. Biba ngombwa ibyo kwiga numbaje ngo se ibyo kwiga kutabitekereza. Byabaye ngombwa ko ubwo twageze mu Rwanda dusanga amasambu bayagurishije, papa yarapfuye. Mama ubwo bya mama nari narabonana nawe. Twagarutse mu Rwanda, mama nongeye kumubona mu 2003, ntabwo azarangisha niho namubonye. Tuze mu Rwanda nsanga amasambu bayagurishije, nsanga n'ahantu tugomba kugira gute, gahunda ari ukwishakira ubuzima. Ndangize nkora iki, nibwo nahise nkora iki, twagiye njya gushaka akazi ko kuragira inka.
njya kuragira inka z'abantu za Rwamagana. oya aho ngaho ndakubwiye igihe Rwamagana kuntu nahageze. Wari uvuze ko mwatashye nyuma y'intambara 94 murataha. Tukwasikiye Bugesha Imayange. Imayange niho mwari muri. Niho umuryango wanjye uba. Yego. Ubwo tugeze Imayange biba ngombwa ko hari abantu bavuye Uganda, hari abantu bavuye Burundi, bavuye Tanzania bafite inka. Je nahise njya mu nka njya kwiragira inka. Bakampemba icyo cya 5 ku kwezi. Ubwo ndagira inka maze kuragira inka mpinduka umusumba, ndangize nkajya n'ibi bigori by'abaturage, nkacukura ibijumba, nkaragira imyaka y'abaturage. Ubwo abandi bana aho naragiraga inka hari abana bahavukaga bakabyuka bakajya kwiga, ngiye nkajya kuragira inka. Inka nazimazamo imyaka mazize cyo gihe nazima mu bihumbi 2003 niho inka nazivuyemo. Nabwo nzivamo mpunze mvuye Imayange bitewe n'urugomo nari mfite n'amahane nari mfite nkubise umuntu. Binkubise umuntu ku murenge inama yabaga yose bavugaga amatata. Inama yabaga bakavuga amatata. Inteko zaterana bakavuga amatata. Nubwo baze kumfata roko defense ndangize ndahunga. Nimpundi Nyamata. Mundi Nyamata mu mujyi njya gushaka akazi ko mu rugo. Ngiye gushaka akazi ko mu rugo nagiye ahantu mu mama umwe witwa Mama Hape, Imana ijyaze imuha umugisha. Nuko yambaye umubyeyi. Yambaye umubyeyi yaremeye aranyakira. Mvuye mu busumba, mwitabi, nk'urumogi, mbivanga. Ariko kandi yari umumama usenga Imana. Yari umumama ufite umutima utabonane n'abantu. Bandi bantu. Aremera amfata nsira mu bana be bari abantu bavuye Uganda. Ansira mu bana we arambwira ati icyo nkusabye nukuza ntekera abana. Yacuruzaga mu isoko amacaguha. Nkoza akazi ko mu rugo, ndatashya inkwi, mvoma amazi ahantu hitwaga za kwa Kibirizi, Kavovo, ntekera abana. Ndangize bazana n'inka y'inzungu. Inka y'inzungu barayizana mu rugo, biba ngombwa ko nkora ako kazi nkakahirira n'inka. Ndamukorera akazi. Maze kugakora akazi kuntu nahavuye. None se utarahageraho Kristo ko wavuze ko warahagiraga nka wari umushumba, wavuye hariya mu bushumba uhunze kubera ko bagushakishaga ubuyobozi bw'ibanze, ariko uravuze ngo waragiye uratangira guteka. No guteka wari ubizi se cyangwa byigiye aho ngaho? Nabyigiye aho ngaho ngezaho. Tangira kwiga guteka urabimenya. Arabinyigisha. Noneho iyo nkize yari inka yatanzwe n'umusinga, biba ngombwa ko umusumba wese yazanaga yamunaniraga akagenda. Biba ngombwa ko nkora ka kazi ko kwahira inka, nkatasha, nkanavoma, nkanatekera abana, nkanakoropa. Ndangize ndabikora mu bihumbi 2004 na 5 nibwo ka kazi ko mu rugo nakabusezeye. Nta nubwo namusezeye kuko iyo musezera umumama ntabwo yari kunyemerera. Naragiye njya ku hayi restaurant yabaga Nyamata. Wa mumama yarafasheho yaraguze ibishishwa by'ibirayi n'ibitoki by'inka. Iyo namaraga gukora akazi nimugoroba nafataga agafuka nkajya kuzana ibishishwa by'inka muri restaurant. Ngezeyo nasanze hari ikipe ya Bugesha yitwa Umurabyo. Ngeze muri restaurant nsanga hari umutoza witwaga Nowa, Imana imuha umugisha izamwakiye ni nyakwigendera. Arambwira ati wadushakiye umukozi uzaza utekeye abakinnyi akabana n'abakinnyi tukajya tumuhemba. Kuko nabonaga ari abakinnyi b'abasitari bafite amaherena, bafite ibituta, bafite imisatsi. Ndavuga ati se ko bamemba 4,000 hariya sinagenda nkakora ako kazi. Ariko ni musezera uyu mumama ntago yibugiye gute, ntago yibunyemerere. Nibwo nagiye nzinga imyenda, maze kuzinga imyenda nyishira mu ishashi. Maze gushyira mu ishashi sinabyute saa 11 mpita ntoroka uwo mumama ndagenda. Wa mumama yabyuke asanga nagiye nahari, ubwo imirimo yasigaye igiye gutayikorera. Ariko utamwibye? Oya, ntago namwibye. Ntago namwibye. Burya ibintu byose nibaga ibigori bitewe
n'ubuzima nari ndimo. Aho nakoraga ibiryo bamaga n'ibyamazaga, urumva aho igihe baguhagwa n'ubugari bw'imyumbati ukabusomeza amata arimo amazi ukajya kuragiya uri mu gitondo saa moya uri bucuye saa 12 za nijoro. Ubwo urumva deseri ni ukwiba abaturage nkabiba iki ibigori n'ibijumba. Ariko ngeze aho ngaho uwo mumama yahise afata iki yamaye rugari akambwira ati umufuka w'umuceri nguru, umufuka wa gahunga nguyu, ngibi biryo nawe uzagugaburira abana. Ndangize ndarya ndahaga, urumva maze kurya nta kwiba burya ikintu burya umugambi Imana igufite umugambi ikunyuza mu bintu bikomeye cyane. Ndangize umumama naragiye sinamusezera njya gukora ako kazi ko gutekera abakinyi. Ngeze mu bakinyi nsanga n'abakinyi 35 tuba muri apebu kwa Nyagahinga. Tugezeyo nabayeyo ndabatekera, maze kubatekera nangira guhinduka, ubuzima burahinduka. Nangira kuba umusitari, nangira kunywa urumogi, nangira kunywa itabi, nangira kujya mu bakobwa. Ndangize biba ngombwa ko iyo kipe 2006 izamuka igiye mu cyiciro cya mbere. Biba ngombwa ko bayisubiza bayiza ari umugavana witwaga Mukindasaka niwe wayijyanye he Igwamagana. Ndibuka ngera hano i Kigali bwa mbere nagarukiye hano Kicukiro mu cya kibuga cya Kicukiro cya Tapiruzi cya Kibitaka. Kare iyo kipe yakinye na Bugesera yakinye n'ikipe yitwa Sport. Nibwo nageze i Kigali umunsi wa mbere, nibwo nageze i Kigali nkabona amatara yaka, nkabona imodoka, nkabona amazu nazi. Abakinyi bakamfata ngo kugira ngo nabura. Nongera kugaruka Bugesera yakinye na Espoir ku stade Amahoro. Nibwo nagarutse Kigali. Ubwo nukuba warabaherekezaga bajyaga gukina? Narabaherekezaga. Wakoraga akazi ko mu rugo akarangiza ukabaherekeza? Bakanjyana. Ndangize biba ngombwa ko Mukindasaka ategeka ko iyo kipe Igwamagana. Igiye Gwamagana biba ngombwa ko nanjye banjyana. Niko nageze Igwamagana. Ngeze Igwamagana ubuzima bwarahingutse. Buhinduke nibwo nahise nkora iki nanjye kuba umusitari. Bwa bwigunge bw'ubuzima nari ndimo mura n'abantu ndamuza nabo. Kuko Bugesera nubwo nakoraga ako kazi nago nari nemereye kuvugana n'umwana w'umukire. Urabyumva neza? Nubwo nakoraga akazi k'ubusumba nta mwana w'umukire tanga utaha mu rugo iwawe nari nemereye nari umusumba gusa, nari mfite imyate, mfite amaga. Araho banambwiraga nari nambaraga imyenda yacice ku kabuno, nambaraga imyenda mbanye mu miyenzi biyambuye yacice nkayitoragura nkayigira gute nkayambara. Ariho nigize aho nabaga umumama umwe n'umugabo we abwiye umuhungu we yabaga i Kigali ngaha ari umuyobozi. Arangiza avuga ati ese kugurira abarumuna bawe n'abasiki bawe washatse kunugurira na matata imyenda k'amafaranga dumuhemba atagubona imyenda imukwiye. Kandi ubwo nayahembwaga sogoko nkajya ko nkabonaze kuyafata. Uwo muyobozi ahita amubwira ati mva mbabwiye ati uwo muntu ava amaraso y'umukara, ariko ngewe naba ari umuntu abane n'abasiki bane tuva amaraso y'umutuku. Nta hantu muriye nawe. Ubwo ibyo bazaza bazugunya mu miyenze cyangwa mu mihate azafata byambaye. Ibyo bintu ndabyimbura. Twagiye duhura n'ibintu byadukomerekeze, narakomereke birankomera ndakomereka mu mutwe. Byageze aho ngaho ngeze Igwamagana nahuye n'abantu. Muye n'abantu mura n'abana baho. Ninzira mu bintu by'umupira. Noneho nuzi ko natekaga nahise ninzira mu academy ka centre k'umutoza witwa Haridi ntangira gukina nanjye. Nangiye gukina abana baho b'Igwamagana b'abakire n'abakene tugahurira mu mupira. Twese tukagira gute tukibwirana, barankunda cyane. Abantu b'Igwamagana barankunda, ugasanga mu rugo rw'umuntu ati hari umuntu witwa kanaka wazamuzanye akadusura. Ubwo nkagira gute nanjya kubikirara, nanjya kwambara buringi, nanjya gushyira tentire ku mutwe. Biba ngombwa ya kipe yasenyuka. Mwe mwaturukanye mu Bugesera? Mu Bugesera irasenyuka. Isenyuke biba ngombwa ko abakinyi bajya ahantu hose.
bajya mu makipe, nzana n'umukinnyi witwaga Onyango Frederico agarukiye akina muri apenge kubana nawe. Ndabyibuka Imana yo kabya abahungu n'abakobwa ijya turinda, iraturinda igusakaho ko izi ko izagukoresha, irakurinda, ikurindira mu rufunzo, igakurindira mu macupa, igakurindira hagati y'abarozi, igakurinda no mu nyamaswa, ikaturinda. Yandinze ibinyogote, indinda intare, indinda ingwe. Ndangize ngeze Nyamirambo mbana n'uwo mukinnyi mpinduka ikirara. Ndibuka nakinaga muri zino ya Razenesi, noneho ibyo abakinnyi bakora nanjye nkabikora, nkatangira kujya mu ndaya. Ndibuka niye kuryamana n'indaya, kigiye basigaye bagita ngo ni indangamirwa, igwaye sida. Ndabyibuka twararanye, tumaze kurarana bumaze guca, bene wabo barambwira turiya muntu nimba waryamye na puridasi wakoresheje urabeho urapfuye, turiya yaragwaye yenda gupfa, bamuha ibinini yongera aragiye gutarazuka. Ndiheba. Icyo gihe nari naramenya agakiza, naramenya Imana n'umurokore wambwiraga, wamwigishaga, namuciraga mu maso. Ndangize biba ngombwa ko uwo mukinnyi atoroka apera agasubira muri Kenya iwabo. Biba ngombwa ko nanjye nsigaye Nyamirambo, se ndasigaye i Kigali, nzabana nanjye. Kandi ninsubiye Bugesera nta sambu magira, nta n'ikintu nzagira, nzasubira mu kazi ko mu rugo ngana gutyo ndi umugabo. Nibwo nahise ngira gute, nsubira i Rwamagana, hari abana b'imfubyi tujya kubana. Tugiye kubana, ndangize tubanye, mwene wabo ari umuyobozi, mwene wabo wari ufite ikigo cy'amashuri, aravuga ati se uyu mwana aba hano gute, yaturutse he, ni wahe? Muze mufata amayibobo zose muzifate, muze muzitingikiza ngaha, zibahombeza umutungo. Ati uyu ni ikirara, kandi mwebwe muzi ko nta bwenge muzi. Urumva, ahita panga gahunda yo kumakaza kubuzamu. Ibaze kujya gukora akazi k'ubuzamu ufite imyaka 14 gutyo 15. Ndangize njya gukora akazi k'ubuzamu amemba ibihumbi 15, kandi arambwira ati niwemeye kuva muri iki kigo, uza ayo mafaranga ni uzaza uhembwa ukigabura ukitunga. Ariko Imana ijitutunga, ikadutunga ku kagezi, ikadutunga mu giti cy'umurotemu, ikadutunga. Ngezeyo aho ngaho narariraga, nakoraga akazi k'ubuzamu ku manywa na ninjoro, masanga ibiti bya avoka 2 byeze neza biryoshye. Ndangize nkatarugwina rwa avoka, rukajya rusira, urundi rukandika. Nungwa na avoka munda, nkumva ibintu bima biravuga cyane bivuga. Ndangize hari umuhungu umwana witwa Pacifique, Imana imuha umugisha, ahari ufite umutima w'urukundo, ufite umutima Imana yagize yamuterekemo. Imana izazi mwagura imbago, kandi naho atazi yagira, Imana izahamugeze. Umwana yarazaza kunsura, asanga reba ahantu ngamye ku kabaraza, ndi umwana ndinda amashuri. Arambaje se nka hantu uraye ninde waguhaye akazi? Arangize arambwira ati, ndamubwira ati aha handi nabaga bambwiye ngo ko bamboneye akazi banzana. Nambwira ati ntago ari akazi bagushatse, ahubwo kwari kugira ngo bakwirukane uve muri urugo. Arambwira ati utungwe n'izi? Ndabati ngiye ntunzwe na avoka, nizo zintunze. Voka se warayiryaga ku manywa na nijoro? Ku manywa na ninjoro, nta kindi kintu ushyizemo? nta kindi nsizemo, keretse wenda aho nakataga nkahura n'umujyaneza w'umwana akanjyana iwabo, cyangwa nkagenda ahantu nkanywa ikigage, nkaza nkashyiramo avoka. Ndangize ahagenda abwira mushiki we, yari umumama, yari umukobwa icyo gihe. Imana imuha umugisha nawe, Mama Linda, ahari hose yubahwe. Imana ikomeze mwagwe, imuha umugisha. Umumama yari umukobwa icyo gihe, yaraza asanga aho narinda, arambwira ati ninde waguhaye aka kazi? Ati ndamuvuga. Maze kumuvuga arambwira ati se iyo abona afata umwana nk'uyu nguyu ukiri muto, nkaho yakujyana ku ishuri, ahubwo akakuzana kurariza amahanga, urabona ibi ntago ari byo. Umumama yahise anshyira mu modoka, ahise amanukana njyane wiwe, angezeze mu rugo. Yakiri umukobwa, yakoraga mu Musinga,
arangiza arambwira ati rero ngewe ndengeye ubaye musaza wanjye nane mbaye mushiki wanjye ndashaka kuba aha ngaha ukazaza urya ukanywa ukaguma aha ngaha. Nagezeyo maze kugerayo ubuzima burahinduka. Mumaze guhinduka nibwo yapanze gahunda yo kunjyana kwiga gusoma no kwandika. Ubwo nari ngeze mu myaka 18 19 njya kwiga gusoma no kwandika mu kigo cyitwa Foro Champion AA. Ibaze kujya kwiga mu wa mbere wandika A na I ufite iyo myaka. Ndangize ndajyayo niga gusoma no kwandika. Bigeze aho akora ubukwe. Amaze gukora ubukwe arambwira se nkujyana i Kigali ujye kuba i Kigali. Ndamwira ati ngiye ntago najya kuba i Kigali, ngiye nzaguma inanga. Nibwo yanshakiye ahantu ku musore arahansiga. Ahansize uwo musore tukabana nkajya kwiga gusoma no kwandika muri icyo kigo cya AR, nkaza tukabana bira nkateka nkakoropa nkamesa nkakore. Rangiza uwo musore nawe biba ngombwa ko akora ubukwe. Ashatse gukora ubukwe ndabati se uru rugo ruzemo umugore, uyu mugore tuzasobokana, nsaka kujya gute mijye kwikodeshereza. Bibaye ngombwa ndabivuga mbibwiye uwo mumama, mwita ni mama wanjye nawe nita nk'umwana, avuga ati mwahungu wanjye w'imfura. Amakuru amenyera kumanywa na n'inzo nuba aramamaga akambaza ukuntu meze. N'ubu turavugana turasurana. Yego. Mwita mama. Ndangize arambwira ati rero ihangane wowe niwajya kuba muri ghetto uri umwana w'umusore waziga ingeso mbi. Guma aho ngaho. Harimo uwo mupapa nawe ugiye gukora ubukwe arambwira ati ngiye nta kibazo umugore wanyu nzamubwira kuri umwana w'imfubyi ndimo ndafasha kugira ngo nawe uziteze imbere. Akoze ubukwe turabutase. Arangiza umugabo hasize iminsi nk'umwaka umugore aramubaza ati se ubundi uyu mwana aba hano gute? Aba hehe hano mupfana iki? Arambwira ati uyu mwana ni umwana twafashe wari maribo mu muhanda, biba ngombwa ko tumugira neza ko imariga gusoma no kwandika kugira ngo ezo tuzamujyane mu myuga nawe azabase kwiberaho. Avuga ati nyago bibaho, uyu mwana agomba kugira mu muryango w'iwacu. Mfite abana benshi baza aha ngaha bakaba hano, umwana aba hano gute? Arangiza umugore asiyamo politike. Umugabo aranyanga kugeza aho nicaraga mu ntebe akavuga ati izi ntebe zirahenda ntukaze gushyiramo inda hehe mu ntebe, ntuzanduze intebe. Nta mwaka gikote yo kwisiga akambwira ati wowe ntago waje kumombereza umutungo. Ndangize ntekereza akavukiye, ntekereza amasambu y'iwacu bagurishije ntazi, ntekereza se ngewe nzubaka gute, nzabaho gute? Ndangize biba ngombwa ko ajya hazwa umukozi w'Imana kumusura ngo basengane. Ari umugaturika ariko akunda abanyamasengesho. Arangiza hageze ahita aravuga ati hano rero kuko ngiye ari akazi nayo mfite hanze nabaga impande ya toilette wenda karaga dusi. Biba ngombwa ko bagahindura makumba kanje dusi toilette iraha ako kumba karaha nkabamo. Navaga kwiga gusoma no kwandika nkaza nkakora imirimo, namara gukora imirimo nkateka nkahita njya muri ako kazi nkifungirana nkatekereza. Anyiza avuga ati hano hari umwana urera ndamushaka, ntago wowe ndi bugusenge, ndashaka gusengera umwana urera hano. Aramamaga yambwiye ijambo rikomeye cyane. Yarambwiye atumva uko Uwiteka ambwiye. Wa mukozi w'Imana w'Ikabarondo. Yego. Imana imuha umugisha. Yarambwiye ngo hubaka Imana nta mwana w'umuntu wubaka. Muratekereza kuntu uzubaka kandi byagucanze, kandi muratekereza nta nubwo wize nta n'ahantu ikizakubeshaho nta nuko ukize. Ndangize ndabase Imana iravuga. Imana ivuga gute? Ni ubwa mbere nari numvise Imana ivuga. Ubwa mbere waruvuganye n'abakozi b'Imana. Ni ubwa mbere.
arangiza ahambwe ati Imana iragufuhira kandi iragukunda benezevaya. Imana igufiteho umugambi kandi aba bakobwa bose n'abagore iyo bakubonye barabya indimi baba bashaka kuryamana nawe. Arambwira ati Imana igiye kuguha perime kandi igiye kuguha diporome kandi igiye kukubakira inzu. Imana ihabwa icyubahiro. Naho Imana itakuvana naho itakugeza. Kandi icyo usabwe n'iki ni ugukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Arangiza ambwira ayo magambo mbisubira muri ya cyumba cyanjye kwiryamira. Byageze aho hasize ukwezi wa mugabo yandikira wa mumama twabanaga amwandikira misaza bati Matata yabaye ikirayi mara nk'urumogi. Saa sita z'ijoro arimo arazana abakobwa mu cyumba bakararana akazamo n'inzoga. Ibyiza ni uko twamupangira tukamusugurikira bakamujyana he iwawe. Umumama akimara kubyumva asoma iyo misaza amaze kuyisoma arampamagara ku isura arambwira ati ndashaka saa sita muri pause ko tujyana muri ya hoteli yitwa Dereva nkajya kukwakira icyo nshaka ko tuganira. Ngezeyo ndarya maze kurya andambwira ansomye iyo misaza ndarira. No mama biramubabaza ararira. Arangiza Imana yo mu ijuru Imana izazimuha umugisha kandi izazimwagura kandi n'urubyaro rwe igomeze igwaguye iruhu ubwenge. Arangiza umumama yambwira turazi ngiye gushaka kuntu nkubakira. Ngiye kukubakira inzu. Gasezana icyumweru Imana yambwiye icyumweru kimwe yahise risohora. Yanzu barayubatse. Bamaze kubaka wa mugabo amenya ko barimo barayanyubakira. Ahandi Rwamagana igishari. Ndangize nkora iki? Nahise mpanga ati ngeze muri Vocas ndataha. Hayo mfite mukecuru y'Ubugesera njya kumusura ariko ntabwo bemeraga ko niga. Bari bazi ko ndi mayibobo. Ikigali nigwa niba nkakora mu mifuka. Niyo nagendaga nkavuga ko ndi umunyeshuri ntabwo babyemeraga. Kuko n'umuryango wari waranyanze wari waranamvuyeho. Wari waramvuyeho kabisa. Ndangize mvuye Bugesera ngaruka ko nasubira muri rwa rugo handi nabaga nsubira hehe nsubira muri yanzu yanjye banyubakiye. Ngeze muri yanzu ngezemo ntekeza ko nta musambi nta nibasi. Ariko Imana ifite kuntu gutunga. Ifite ahantu kunyuze. Ngezeyo nsanga hari ikipe yitwa Sunrise. Abayobozi Gavana w'Intara y'Iburasirazuba witwa Maria Odette yashinze ikipe yitwa Sunrise. Maze kuyishinga bahita bibuka ko hari umuntu wabanaga n'ikipe ya mbere yitwa Umurabyo. Baranshakisha barambwira ngo ati Matata wowe ni ugomba kuza ukabana n'iyi kipe yitwa Sunrise. Icyo gihe barambwira ati nuzaza utekuza witwa Kanyamayaye. Kanyamayaye ni umuntu ubatwaza baro ubatwaza na jazz unamesa ugira. Ndagiye maze kugerayo mbaho ngaho nayo ngize Imana aho mbonye ahantu nzaza ndya nkanataha none nkagenda nkajya kwiga kwandika no gusoma. Ndangize iyo kipe nyibamo. Maze kuyibamo maze kugeramo nibwo natangiye kujya mu bintu by'abapfumu. Ujya mu bapfumu kandi baragusengeye bakakubwira ko n'Imana izakugirira neza. Icyo gihe baransengeye ariko nta gakiza nari mfite. Nari narajya mu rusengero. Urumva? Uko ntago bakwatuje ngo batizwe. Reka we yansanze mu rugo nkuko wasura hano akaza akagira gute akambwira iby'Imana imubwiye akigendera. Ariko umugambi w'Imana Imana isaga guhamagaza umenya ahantu gufatira. No mwikorosi gufatiramo no mwiferuzi gufatiramo n'ahandi itagufate no kwa muganga igihe bafata. Ndangize iyo kipe nkorane nabo nka abapfumu baza bakanyuma imiserebanya. Abapfumu baza bakanyuma amazi atemba. Abapfumu se babaga baje hehe ubwo icyo gihe? Kurogera iyo kipe kugira ngo ikindi. Kipe nayo yajyaga gushaka abapfumu. Ndangize kubera ingewe Kanyamayari waguze amabanga ya ekipe. Aba bapfumu iyo bavaga i Burundi bakava Tanzania cyangwa muri Kongo ninge twabanaga.
ukuvuga nta bapfumu bo mu Rwanda mwagiraga n'aba mu bindi bihugu. ubwo banumaga ibintu banumaga amawudi bakanuma n'iyo miserebanye n'itaka ryo kwirimbi ninge babitumaga, n'ibyo kuroga ikibuga ninge babihaga, n'ibyo abakinnyi bisiga kubagiye mu kibuga ninge babikoreshaga, ninge wabibahaga. Ndangize mba debile y'iki yo gukorana n'abapfumu. Ndangize ndogera ikipe tugira mu cyiciro cya mbere, bapfumu akantuma ibintu byose mpinduka umupfumu bankoresheje. Ndangiza aho Imana igiye kumpamagara, icyo gihe nari narahindutse, ubuzima bwarahindutse. Narahembwaga ibihumbi byanjye 35, narabaye umusitari ng'ibiryo bya leta, nseho buringi nkaseho tente, nkajya mu bakobwa nkanywa inzoga, ariko nazi ko Imana insaka imfiteho umugambi. Hanyuma se Kristo gusoma no kwandika wari warabimenye cyangwa nabwo wari ukibyiga? Byageze ngera mu wa 4 bwose bwo mwagiraga umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Ni kacapu mu wa mbere no mu wa kabiri byari bifatanye. Uwa gatatu n'uwa 4 bifatanye. Ngeze mu wa gatatu rero nayo maze kujya mu wa gatatu no mu wa 4 nayo maze kuba umusitari. Umwarimu wanyigishaga namubwiye isomo ryajyagamo nkavuga ati isomo ntabwo ndishaka, ntabwo turishaka, sohoka. Umwarimu agasohoka. Bigeze aho rero numva bigize gute, numva kwiga biragize biranze. Nibwo WDA yahise imfata. Imaze kumfata inyigisha imyuga amezi 3 gusudira no gusudira. Ndayiga maze kwiga bama no certificate mpita nsohoka mu ishuri nyikomeza mu bintu by'imipira. Kuntu rero maze gukomeza mu by'imipira nibwo najyaga kurogera amakipe. Ikipe yaza nkayiroga abapfumu bankoresheje. Twajya gukina mu Gishenyi nkabaye njye ubifite, twajya kuri stade Amahoro nkabaye njye ubifite. Byeze aho igihe cyo guhamagurwa n'Imana kiragera. Kigeze je ko numva akantu hano mu mutwe kameze nk'ishaha, numva akantu karimo karateramo, numva akantu bibaho. Ngiye gusura animatrice wanjye masanga umukozi w'Imana witwa Mahoro, arambwira ati se ko mbona ibisitani bigiye kugusaza, atugiye gusara ugiye kwiruka, ngo kandi wowe ndabona utanakizizwe n'usenga, wiga unareba porno kuri telefone. Ubwo umukobwa umukozi w'Imana mugiye umusazi, ndabaza ariko ibyo mubikura he? Imana ireba gute? Imana iravuga kandi irareba, kandi natekereza ko Imana yambwiye yanzu ikanasohora. Nibwo navuye aho maze iminsi 3 mpita numva igitengo, ntangiye kugwara. Nangiye kugwara njya kwa muganga, bansangamo amaraya y'imisara 3. Bama qualite ngeze mu rugo binene ndabinywa ndabimara. Sasa bya bisitani biramfata. Bimaze kumfata nagwaye umutwe, nkagwara ibintu bikankubita, ubu niyambuye do. Ibi ni magufwa bagendaga bankuramo ahose umubiri. Bagukuramo amagufwa, amenyo y'imbeba, amenyo inzara inzangwe zimvukira mu matwi, mu mutwe. None se Kristo wabaga wara izo njangwe n'izo mbeba zagiyemo zite? Nyine urabyumva abo bapfumu twe bageze aho barantanga, baragutanga. Baramfashe barambwira ati turashaka kuguha igikundiro kandi turashaka kugukuraho inyaki. Tujya mu nzu banyambuye imyenda, bamaze kunyambura imyenda basasa inuze uruhu rw'ingwe nduhagararaho. Barangiza bafata icya kikono cy'inyamunzore badaha amazi bayama, bafata umurizo sinzi w'inyamaswa bakajya bakoza mu mazi bakankubita hano. Barangize banyambika ikinigi. Hanyuma aho ngaho kuri iyo nzu baze kundoga, aho nubatse iyo nzu, bamaze kundoga na bya bindi byo mu makipe byose birahura. Bimaze guhura mpinduka umusazi, ndasara. Maze gusara bakaza nkajya kwivuza mu bapfumu. Nangiye kwivuza njya za Ruhengeri, njya za Gakibo,
njya ahantu hose aba Tanzania bakaza mu Rwanda bakamvura bikanga, bakantuma inkoko z'umweru bikanga, amafaranga nsiraho. Amaze kunsiraho ahangaha ndoye ibi bintu mubona ibi byageze aho nkajyana inzembe, nkagura inzembe nkajya kwivuza, bakazana ari ihembe umupfumu yabaga afite akakozaho akabati ndoye ngiki ikigufwa akakozaho akakocebaho agakubitaho amenya akagikura. Naye mfite igikombe cyo ku musego cyuzuye amagufwa bamvanagamo, ariko nanga gukira. Maze kwanga gukira nibwo nafase, ubwo nabaga mu ikipe mbidwaye, ikipe tugira gute tukibana nyibikorera mbikoresha. Bigeze aho hari umukozi w'Imana witwa Mama Cynthia, nagiye ku nzu icyo gihe, iyo nzu sinayibagamo, nabaga mu nzu ya leta aho iyo kipe yabaga. Maze kugerayo umukozi w'Imana witwa Mama Cynthia nibwo yambwiye, arambwira ati Matata, ibyo bintu bizakwica, kandi ari abantu baza ngiye nsengera mu itorero ryitwa Abacunguwe Redeemed Church Rwamagana. Twe nasengeraga nibwo nagiyemo njya gukirizwamo. Umumama arambwira ati Matata, wowe nudasenga ngo ukizwe bagusengeye uzapfa. Nayo ngeze mu gihe cyo kuvuga ngo nimpfa bakansingura bazagurisha iyo nzu, kuko iyo nzu na famiye y'Ubugese ntago bari bayizi ko nyifite. Bari bazi ko nibera hano i Kigali n'inkora mu mifuka niba. Noneho byagezeho n'agasambu twari dusigaranye ko mu ka famiye barakagurisha barabimisa. Ngiyeyo mbabazize Sangaze mushiki wa papa afata ibere ryari karanga kwicyaza aramvuma, ati ntazagira ikintu wigeraho. Kubera iki? Yanyweye inzoga yasinze aramvuma. Umuryango ndawanga neza, ndawanga kuko wari ugiye kubaza ibyakoga iyo sambu kayari isambu ya famiye twese tuyihuriyeho. Kandi nanjye muhungu wari usigaye, papa yari yarapfuye, mukuru wanjye nawe yari yarapfuye, undi aba Tanzania. Ari nge usigaye, ari nge bagomba no kubaza ati ibi bintu tubigenze gutyo. Barangize banyigarama aramvuma. Amaze kumvuma bari bazi ko nta kintu nakigezaho, bari bazi ko nasohora gukoresha ubukwe, bari bazi ko nasohora kuvamo umuntu wari urwaye imvunza cyangwa waragiraga inka, narangira nkajya gukora akazi ko mu rugo. Niki se wamutekerezaho kiza? Ndangize nibwo nivuze biranga, bimaze kwanga nibwo nasubiye nkumva inzangwa zamvugiye mu matwi, nkumva ahantu hose umubiri wose nayo mfite amacuma nkubita. Umva yaba ari mugore kw'ibirenge, yaba ari mu maso, yaba ari hano, yaba ari mu nda, ahantu hose nari mfite ibintu byambabazaga. Naraga ndeba mpaka namaze imyaka 3 ndeba nasinzira, ibintu binsogota. Kandi njya kwivuza biranga, ntanga amafaranga. Ya mafaranga bamembaga mu ikipe nta kintu nayakoreshaga, sinahahaga uretse kunywa inzoga no kujya mu bakobwa. Narivuza amafaranga konti isigaho zero. Birangize ndabatekana impunge munje mu rusengero, nzapfuye mu rusengero. Nibwo nageze ku muryango w'urusengero, abahanuzi bajya mu mwuka. Icyambwiye ko Imana yasikora, bahise bambwira gakondo, bambwira inkomoko yanjye. Barangize barambwira ngo ko tubona ubehe iki gikapu cya baro ubite na baro. Ndabati ngende umukinyi mbana n'abakinyi. Arambwira ati Imana niyo yaguteza ibyo bintu kugira ngo ukizwe. Abarambwira ati Imana niyo yakubwiye inzu, ati yarayimpaye. Imana ntago yakurinde sida Inyamirambo, nati yarabindi. Imana irashaka kuzayikorera kandi ukavuga aho yakuri. Barambwira ati yakurinze n'inyamaswa Tanzania, yakurinze n'ibinyogote. Byose kandi wasangaga ari ibyo. Nibyo. Mama natangiye gukizwa, numva ngize icyizere n'Imana, kuko icyo gihe narazizisaka nkajya muri restoration, ari ukugenda gushaka abakobwa baririmba neza kugira ngo mbagire gute mbakuremo mbagwize. Ugasanga Imana nsirimba
kandi by'Imana nabizi. Natangiye gusenga Imana, maze gusenga Imana, Imana irambwira tumva nkubwiye, uzibesha usubire ku kibuga nzaguca ibirenge. Haleluya! Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Irangiza irambwira ati mwana wanjye ninjye wagukuye mu ishyamba. Imbwira ijambo rikomeye cyane ngo yewe Yefuta we, ati nkwishe Yefuta, kuko turebye kavukire ya Yefuta yavutse batabishaka, avuka batabishaka. Barangize bene se baramwanga, ngo bamaze kumwanga baramwira ati uyu mwana wa maraya nta mugabane ufite hano mu bya data. Ngo Yefuta aragenda ngajya mu gihugu cyitwa Tobu, ngakimara kugera ngare mu mutwe w'inguguzi w'abanyamasengesho bayobozaga inzira, babazaga amakuru Imana. Barangiye ngafata asenga Imana, yishyira mu mutima wiwe, afata Yesu muzima bavuye mu gituro amushyira mu mutima wiwe. Ngamaze kumushyira mu mutima wiwe, ngamaze gusenga, ngo bene se baza kumusaka, abamoni barabatera. Ndangize maze gusenga, maze nyinjiye mu rusengero, nditandukanye. Ikintu cya mbere nakoze naritandukanye. Kwitandukanya ni ukugira gute ubwo? Kwitandukana na Yesu babandi twagendanaga banjyanaga mu bintu bibi. Na Yesu babakobwa twagendanaga, naretse bya bindi za nzoga twajyaga mu kabari. Ndangize ntangira kugendana n'abakozi b'Imana, ntangira kugendana n'abanyamasengesho, ntangira gusenga. Kandi nsenga Imana ni ukuri kw'Imana. Nasenze Imana nditandukanya, nsenga Imana ndi njyenyene, nsenga Imana turi kumwe n'abantu, mfata Yesu muzima mushyira mu mutima wanjye. Ndangiza Imana irambwira ati ngiye kuzagukoresha iby'ubutwaye kandi ngiye kuzagukorera ubukwe. Ndangize maze gukizwa, ntangira kujya mu misozi, ntangira gusenga. Ndangiza irambwira ati ngiye kuguha akazi. Ya kipe nahise nyivamo ijya Nyagatare. Imana yambwira ati ntabwo wemeye gusubira mu by'imipira. Nanjye musomaye mara imyaka 3 nta kazi mfite. Nsaka n'akazi k'ubuyedi nkakabura. Suko batayi banzi gwamagana baranze. Naha muri uyu mujyi wa Kigali kuvuga Makenzi cyangwa Matata Christophe, bahita bagoya ati Makenzi wasane yaje turamuzi. Ahantu hose najya gukomanga nsaka akazi ntago bakanyima. Ndangize ko icyo gihe bakuza utarakizwa hari banzi narakizwe ko n'ubu narakizizwe, nabwo baramateka bafite ibahayafite banyita pasteur. Yego, n'ibiganiro ntanga buriya ntanga ibiganiro benshi barankwicana baba bati kabisa Imana yagukuye kure turakuzi wowe. Ndangize maze gukizwa mbaho ngaho ni sengera Imana, ndatuza Imana ikantunga ikangaburira. Nkajya kwangabona umuyobozi arambwira ati Matata bite vayo uzaje mu iduka hana baguha ibiro 5 bya gahunga. Nari narashaka nari umusore. Imana ikambwira ati nzaguha akazi. Imana irambwira ati nzaguha akazi kandi nzakugira neza kandi nzagutabara. Nirangiza Imana rero kabyira abahungu n'abakobwa. Uzi kuba warabaye ahantu musitari aho wanyuraga bagagukomera mu masi, babakobwa wajyamanaga nabo, warangiza ukajya mu kigo cy'urubyiruko ukajya gukora akazi k'ubukiri n'abakoropera. Nakoza yamwe akazi ayigiye Imana iguha akantu kugira ngo igupime, kugira ngo irebe ubwibone bwawe, kugira ngo irebe kusuzugura kwawe. Ayigiye ifata ubundi ikadushira umunzani imbere ikawutereka hano kugira ngo ipime agakiza kacu. Abantu rero barokoye muri iki gihe ntago babizi, babona akazi bakareka Imana, babona akazi bakava mu byizero. Ari igihe Imana igupima. Ndangiye nkora akazi k'ubukirina, maze gukora akazi k'ubukirina, rangiza Imana irambwira ati nzaguha imfunguzo, nzaguha ubuyobozi. Ubuyobozi se nagute nta diplome mfite? Nahinzi ko akazi k'ubukina ariko kanje nyine, nahinzi ko nta kandi nabona. Ngiye kubona ndi mu masengesho 21
mbona boss nyiri kampani araza ambwira ati ni wowe witwa Matata, ati ni wowe wakoraga mu ikipe ya Saniraje, ati ni wowe woherezwa n'abayobozi b'intara, ati atera kigo mfite cy'ahantu hitwa Ikageyo za Karonza mwiri mu isamba, ati ndasaka ari wowe ujya kuyoborayo, uyobora abakirine wemeye kwangaza no kwirukana ukanahemba, muhaye ufite biro ndengi urufunguzo. Urumva Imana yo, urumva Imana. Ndangiza ufunguzo barama ndagenda mara y'imyaka 3 senga Imana nabwo nakubwira igihe umuyobozi w'abakirina, ndi umuyobozi w'abakirina, ari ugihe Imana igufata ubundi ikaguha umunzani ikawushyira imbere yawe. Icyo gihe naimvuye aho nasengeraga n'abantu twamenyana, nashobora kuza we mama tujye gusenga tuziranye, noneho ngiye hahandi ntazwi n'isengero sitanze. Haleluya. Maze kugerayo mvuga Imana, ngera senga Imana, njya mu butayu mvuga Imana, nkiranuka hagaragara n'ahatagaragara. Mpura na bakobwa bavuye za Bugande, nubahise Imana. Imana irambwira ati ngiye kugukorera ubukwe, ngiye kugukorera ubukwe. Ubwo rero iyo mpamvu ya masansi y'Imana aho yadukuye. Ahana mu Baheburayo dufite ijambo igice cya 10 murongo wa 35 ngo kuko dukwiye kwihangana tugakora iby'Imana ishaka kugira ngo tuzahabwe ibyasezerano. Ese ibyasezeranywe n'iki? Kwihangana n'iki? Ibyasezeranywe n'iby'Imana yakubwiye kandi ukasenga Imana. Kwihangana no kwihangana ibigeragezo urimo, kwihangana no kwihangana inzara, kwihangana no kwihangana ibikugerageza. Iyo tumaze gukizwa ntabwo dukizwa ngo tuba twageze bibe birangira. Ayisuri tugomba kwiga. Imana iguhaye akazi, iguha akazi kugira ngo irebe gukomera kwawe no kwihangana, irebe kwihangana muri ako kazi, irebe kwihangana mu bantu uyoboye, irebe kwihangana aho umugore wawe atari. Iyo dusomye mu Kuva igice cya 30 mwitangiye mu gice cya 39 murongo wa 11 atubwira kuntu Yozefu ngo bamugurishije, bamaze kumugurisha ngo Robeni agarutse kureba mu mwobo bamuteye asanga na urimo, ararira avuga ati inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Ngo Yozefu baramujyana, ngo bamaze kumujyana baramugurisa amafaranga kwa Potifari, ngakimara kugerayo ngo Imana yari yaramwambika igikundiro. Haleluya, haleluya. Ngamaze kugerayo ngo Potifari ngo mu bintu byose abimushinga kuko yafite igikundiro. Ngarangiza umugore we Potifari ngaramubenguka, amaze kumubenguka ngashaka kuryamana nawe. Aramubwira ati mu byo databuza yampaye na wowe nagurimo. Akiranuka hagaragara ntatagaragara, ngarihangana ngakora iby'Imana ishaka. Amaze gukora iby'Imana ishaka ngo yagiye gukora isuku mu nzu, ngo umugore wa Potifari ngamugendaho, ngamaze kumugenda ngarangize ngaramufata, ngamaze kumufata ngamushigiye umwenda, ngamaze kumushigiye umwenda ngo Yozefu ajyana iby'Imana yamuvuzeho. Ngo umugore asohoka avuze induru afite ikimenyetso cy'umwenda wa Yozefu. Ngagezeyo ngo wa Muheburayo ufite agasuzuguro yazanye hano ngo wamenye ko yashatse kumfata ku ngufu. Niyo mpamvu ya masaha bene data murimo murakurikirana iyi cano, ndakubwiza ukuri, naho Imana itakuvana naho itakugeza. Icyo usabwa ni ugukiranuka ku gato no ku kanini, ukera imbuto. Imana yiguhaye akazi, ntago yuko akazi ntago ukajya ngo udemarare, ahubwo urasenga ukagwana, urasenga. Yiguhaye ubuyobozi ntago ugenda ngo wigamike ngo ushyire ukuguru ku kandi, igushyira umunzani imbere kugira ngo irebe igenda ikuzamura. Niyo mpamvu dusabe ngo kuko dukwiye kwihangana ngo tugakora iby'Imana ishaka, ngo kugira ngo tuzahabwe ibyasezerano.
ngo Yozefu bamujyana mu nzu ya gereza bamaze kumufunga, ngasangamo abasirikare babiri bafunzwemo, ngarangize ngo yicara mu nguni yuzura mwuka wera, ngaravuga ati Imana uhabwe ishoboye ko wambwiye ko uzanyitsaza n'abakomeye. Ngo babasirikare babiri ngo bamaze kurota, ngo umwe arota ngo bamo bamurasa, undi arota arimo arenga vino. Ngamubwira tuvuka Imana ivuga y'Abaheburayo, umva ko Imana ivuga y'Abayuda. Wowe ugiye gusura ku bwami, ugiye kwengera umwami, wowe bagiye kukurasa, bagiye kukwica. Haleluya, haleluya, haleluya. Wowe ufite umutima w'agahinda, wenda bwira wowe ufite amarira, ndabwiye imfubyi, ndabwiye abapfakazi, ndavuga wowe wahdaboze ukabura akazi, uhumura, kuko ukwiye kwihangana ugakora iby'Imana ishaka kugira ngo uzahaga ibyasezeranye. Kwihangana n'iki? Byasezeranywe n'iki? Bakuvuga ugakorera Imana, bakwanga ugakora Imana, inama ziterana ugakorera Imana, irebenesekelebozevaya ugakorera Imana. Nufata numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ngo Yozefu akigera muri gereza, ngo Farawo ararota, ngakimara kurota bijya binezeza gusa, biratunezeza. Bajya baduta, bamara gututa bagatwanga bakatugarukira, baza baduta bakatuvaho, Imana ikadutoranya, ikadukura mu bisingwe, ikadukura mu myanda, ikadukura muri karana, ikadukura muri za ryangombe, Imana ikadukomeza ariko ikadutoragura. Ngo Yozefu ngo Farawo akimara kurota, ngo bimaze kumucanga, tumiye abakonikoni n'abanyabwenge, ngo bimaze kubacanga, ngarangize ngo ababwiye inzozi yarose, ngo birabacanga. Ngo havamo umusirikare wari ufunganywe na Yozefu, aravuga ati ngewe hari Umuheburayo wandotoye inzozi, uwo nguwo naza ati rotora ngewe mutwice mutumayo. Inama iratana mu ijuru yibuka Yozefu, mujya mukodeshereza abana banyu amakanzu yo kudefanda barangize kaminuza, mujya mukodeshereza abana banyu bakambara bagadefanda, mujya muteshereza ibiryo byo kurya bikomeye mugatumira abantu bakomeye. Ngayiki icyo gihe Imana yayitumuriye, ngo Farawo yakodeshereza ikanzu nziza y'umweru, ngarangize ngatumira igihugu cyose, ngo bagiye kuzana Yozefu, ngo bamuzana ku ndogobe, ngo Yozefu yaze avuga Icyongereza n'Igifaransa, ngo amaze kurotoye inzozi abati twabona umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana, twakuraho umugabo nk'uyu ufite umwuka w'Imana. Aravuga ati hano muri iki gihugu nta wundi ukuri hese uretse ngewe, niwe uzashaka itanga ibyangombwa byo gusohoka no kwinjira. Imana yagukunze ukihangana. Yozefu yarihanganye, Yozefu arakiranutse ahagaragara n'ahatagaragara, Yozefu arihanganye. Ngarangiza Imana iramutabara, arangize biramenyekana. Wari uzi ko wowe wihebye Imana yagutabara? Wari uzi wowe uzi ko nta hantu byanyuye Imana yakurengera? Wari uzi wowe wamugwaye umaze igihe urwaye, ndategetse magaze mu mavuta ya gihanuzi, byuka ahangaha none ahangaha. Wowe wabuze akazi, ndahamagara akazi ku buzima bwawe. Wowe nta buzima bwo kubaho, ndahamagara ubuzima, kuko Imana yantabaye, Imana yandengeye, Imana yandindiye mu masamba ikandinda inyamaswa, Imana yandindiye ikandinda mu bapfumu. Iyo ngiyo nize kukurengera. Wowe mushaka gukora divorce, ubona urugo rwagucanze, ndahanura ubuzima bwawe, hari imbaraga zibahora, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zubaka urugo. Icyo usabwa ni ukwihangana, ugasenga Imana, ugakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Imana irashaka ko twera imbuto, Imana irashaka ko tukiranuka. Imana ibaha umugisha, kandi Uwiteka biyereke, Uwiteka bamurikiye, inyenyeri ibayobore ibamurikiye. Ndashima Imana, kandi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha we wakurikiranye n'uzayikurikirana. Nuzumva iki kiganiro uzawohoke mu mutima wawe. Imbaraga z'Uwiteka zizakugireho, imbaraga z'Uwiteka zizongera zihindura ubuzima bwawe,
wowe urwaye kanseri, wowe ufite diyabete, wowe wivuzize mu bapfumu ukabona byagucana ukabona n'ukira, hari imbaraga zibohora. Vayo Yesu arakuruhura, vayo Yesu ateza amaboko. Yesu yanga icyaha yanga umunyabyaha, nyamara yacicaye ku ntebe y'imbabazi aracyababarira ngo yemwe abaruse n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Yesu arababarira. Vayo arakufata, aragufata ukuboko, arakwereka inzira nziza ibyo ugomba gukora. Imana ubaha umugisha kandi murakoze. Tuzasubira. Turagushimiye Christophe ku buhamya bwiza bw'aho Imana yagukuye. Reka dusengera Imana. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana y'icyubahiro, turagushimye Data wa twese aho wagiye utuvana. Tugushimye aho ugeze ukora ku buzima bwacu. Turagushimye Data mweki cyane tuyishize mu biganza byawe, tuyishize mu maraso ya Yesu Kristo. Umuntu uzaza uyumva azabohoke, kandi Data wa twese azabona imbaraga zawe, azabona ukuboko kwawe guhindura amateka, azabone imbabazi zawe n'urukundo watugiriye. Ega Yesu wayitanze kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo tubeho. Nuko iyo utazi hacu haba hari bajyane. Aya masaha ye tuguhaye icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Data, amamara muri twe kandi wamamaye ahantu hose, utanga agakiza hirya no hino. Abagwayi bari kwa muganga, abadwaye indwara zitandukanye, ababyeyi bari kwa muganga bagiye kubyara, Mana tubakweje tubasize mu biganza byawe. Abari mu nzu ya gereza Mana, abarengana n'abaterengana, tangamo agakiza mu izina rya Yesu Kristo, amen.